urumva ni amashuri yigisha abana b'imfubyi ntituragira ikigo cyacu ariko turabafata tukabashyira ku bigo hanyuma tukabasha kubafasha ibisabwa byose ni ukuvuga ngo umwana w'imfubyi y'ababyeyi bombi udafite umureba turamufasha tukamwishyura ishuri umwana waba ufite umubyeyi umwe nawe atishoboye nawe turamufasha tukamushyira ku ishuri so kuri ubu tumaze kwigisha abana bagera kuri 6 wabyumvisemo kuva mu mwaka wa 2018 kugeza ubu abana bagera kuri 6-7 twagiye tubafasha mu mashuri tubahereza ibikoresho byose by'ishuri. Turabaramukije inshuti bakunzi b'itorero rya Kristo kwisi tubahaye ikaze mu biganiro bisanzwe bitambuka kuri channel rero ni nitorero ubwo uyu munsi tukaba tubahaye ikaze tubibutsa gukora subscribe like na share kubatarabikora kugira ngo mubashe gukurikirana amateraniro indirimbo nziza amahanuzi byose hano kuri Church of Christ byose bibe bihari rero uyu munsi tukaba turi kumwe n'abayobozi tugiye kuganira nabo bo mu ishami rya Boaz ariko hagati aho ngaho tubibutsa wifuza kuganira cyavuza se kugira icungura muri Church of Christ wabasha kuhamagara kuri izi nimero ni umubare wo guteranya 254 71 43 82 620 ahangaha wabasha gufashwa mu buryo bwose bushoboka ndetse nawe ukagira icyo wungura kuko umuyobozi abahari kugira ngo abashe gusengera abakristo batandukanye. Rero uyu munsi tukaba tugiye kuganira n'abayobozi ba Boaz nkuko twari tubivuze tugira ngo batangire batwibwira duhereye ku mushumba mukuru w'itorero rya Kristo kwisi. Murakaza neza. Akoze cyane turashimiye gose nitwa intumwa Nteziryayo Fred Daniel korera mwiki mwitorero rya Kristo kwisi. Murakoze cyane mukaba mushinzwe iki muri Boaz? Muri Boaz shinzwe unje muyobozi mukuru muri Boaz Foundation. Murakoze cyane turabashimiye abadukurikira kandi turabasuhuje. Nitwa Pastor James Ndatabaye ndi coordinateur wa Boaz Foundation. Murakoze nitwa Reverend Zibonera Eric nkaba nshinzwe abaterankunga muri Boaz Foundation. Nitwa Rubanda Eric kabandi secrétaire muri Boaz. Murakoze nitwa Irakiza Benjamin kabandi vice coordinateur muri Boaz. Barakoze cyane abayobozi bacu kutwibwira hanyuma tugira ngo twite twinjira mu kiganiro vuba na bwangu kugira ngo tubashe gusobanuka byinshi Boaz Foundation ikora. Hanyuma tugira ngo duhere ku mushumba mukuru ari nawe uhagarariye ishami rya Boaz ni nkako yabivuze. Twashakaga ngo ubashe gusobanura abadukurikiye Boaz icyarico Boaz Foundation. Murakoze cyane. Boaz Foundation ni ururimi rw'icyongereza ariko harimo izina Boaz. Izina Boaz twarihawe n'Uwiteka Imana mu gihe twari tugeze igihe cyo guhamagarwa n'Imana duheze izina ryitwa Boaz kuko Boaz yafashije Rusi amaze guhunguka avuye i Moab hamwe na nyirabukwe Naomi ari abapfakazi babiri. Boaz rero ahita abafata arabafasha kugeza naho yaje kumucikura barabana amufashije bihagije. Rero kubw'ibyo iryo niryo zina rya Boaz Foundation, izina ryiza umutima wo gufasha
twabashije kuba dufite muri iyi foundation. Rero iyi foundation ikaba ari ishami rikorera muri Kingdom of God Ministries. Ni ukuvuga ngo Boaz Foundation ikorera mu murimo munini witwa Kingdom of God Ministry. Rero ikaba iryo yerekwa twararihawe n'Imana mu gihe tukigiranye igihe kuva mu 2005 birakomeza, ariko Imana yaje kuduheza igihe cyo gukora mu 2018. Murakoze cyane. Nanone twashakaga kugira ngo ubashe gusobanurira abadukurikiranye the Kingdom of God Ministries na Church of Christ in the World na Boaz Foundation ni irihe tandukaniro rihari? Rero Kingdom of God Ministries International ni ukuvuga ngo niwo murimo mukuru twahawe. Kingdom ni umurimo, ni ubwami bw'Imana, niwo murimo twahawe wo gukora. Ukagira amashami abiri dukoreramo muri ubwo bwami. Hariho ishami rya Boaz Foundation ariryo turimo none, ni umushinga udaharanira inyungu ufasha abapfakazi, imfubyi, abatishoboye, abakene. Kuko muribuka neza musomye Bibiliya, igihe Imana yahamagaye Paulo yahamagawe nyuma y'izindi ntumwa zose. Yesu amaze no kuva mu isi, kuko yaramwiyeretse aramwibwira. Maze kumwibwira aja muri Arabiya yigishwa n'Uwiteka Imana. Imana yamwigishije isezerano rya kera kuko atararizi neza. Hanyuma rero aze kurimenya yuzura umwuka wera. Avuye muri Arabiya yahamagariwe kuvuga ubutumwa mu banyamahanga. Hanyuma aja gusura intumwa arizo nkingi z'itorero, Kefa na Yakobo na Yohana. Agezeyo baraganira, babwira uburyo yatumwe, uwabatumye niwe nawe wamutumye. Hanyuma Imana irababwira bari bafite ibanga rikomeye Yesu umwami yari yarabasigiye ryo gufasha imfubyi, zo gufasha abakene, zo kugirira neza abantu. Noneho ababwira uburyo uwahamagaye Petero ari wo wahamagaye na Paulo, uwatumye Petero mu bakebwe ari wo watumye na Paulo mu banyamahanga. Hanyuma baramubwira ati ikindi rero umwami Yesu yari yaraduhaye nuko twibuka abakene. Ubisanga mu Bagalatiya ibice 2 umurongo wa 10, uhereye ku murongo wa 8 uzobyumva neza. Hanyuma rero natwe Imana yari yaduhamagariye umurimo wa Kingdom of God Ministry, kwamamaza ubwami bw'Imana. Hanyuma aza kutwongeramwo kutazibagirwa abakene, imfubyi, abapfakazi, kuko umurimo Imana idutumyemo ko tugomba guhura n'abo bantu tukabafasha cyane. Murakoze. Nanone hari Church of Christ in the World, itorero rya Kristo ku isi. Abantu benshi bakunze kwibaza ese iryo zina ryavuye hehe? Ese andi matorero ntabwo ari aya Kristo bemeze? Yego, murakoze cyane. Noneho rero muri uwo murimo hakabamwo na Church of Christ. Church of Christ ni itorero rya Kristo ku isi. Ndabwo tuvuga ko ayandi matorero atari aya Kristo. Nabo barabizi neza uwo bakorera, barabizi ko ari Kristo. Utari uwa Kristo nyine si uwa Kristo, kuko birashoboka nabyo ko bari amatorero ni menshi, ariko hariho amatorero ya Kristo. Twebwe turi itorero rya Kristo, iryo twabibwiwe n'Imana. Munsi Imana impamagara yambwiye izina tugomba gukoreramo. Yarambwiye ngo ni itorero rya Kristo ku isi. Itorero rya Kristo ku isi ryamamaza ubutumwa bwiza, ririgisha, riratreninga abantu. Dufite intego imwe, itorero rya Kristo iravuga ngo intego itegeko riruta irindi, n'inshingano iruta izindi. Ibyo biboneka mu gitabo cya Matayo ibice 22 umurongo wa 37 kugeza kuri 40, no muri Matayo kandi ibice 28 19 kugeza kuri 20. Iryo rero niyo ntego nyamukuru y'itorero rya Kristo ku isi. Ni itegeko riruta yandi, n'inshingano iruta izindi.
izo nibyo duharanira. Iryo ni ryo torero rya Kristo, ni urukundo rwo gukunda Imana no gukunda abantu no kwamamaza ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza, duhindurira abantu kuba abakristo, dufite intego yo kubageza ku gice cyanditswe mu gitabo cya Timoteyo, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri, igice cya 3 umurongo wa 16 kugeza ku 17, kuba umuntu ashitse ashikirwamwo n'imirimo myiza kugira ngo dukorere Imana, kuko umuntu wese w'Imana yaremye yamuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. murakoze pastor. Twashakaga kugira tukubaze icyo Boaz igamije niki? murakoze cyane. Boaz Foundation bavuze ko ari ishami riri mu murimo Kingdom of God International Ministries, rikorera hano mu iki Kasarani muri Nairobi. Boaz Foundation ni ikigo gifasha abantu batishoboye, kuko umushumba mukuru amaze kuvuga, abana b'imfubyi, abapfakazi, ndetse harimo n'intego yo gufasha abana bo mu muhanda, abo bita ba mayibobo, kubakura mu muhanda tukabazana tukabagarura mu buzima busanzwe, tubigishije kumenya Imana no gushaka ndetse kwihangira gushaka ubuzima bwabo, bakagira icyizere cy'ubuzima bw'ejo. Harimo ndetse no gufasha abasaza bakoreye Imana b'abashumba bagiye mu zabukuru, ukabafasha. Cyakora icyo gikorwa ntabwo kiratangira, ariko kirimo nacyo kizagerwaho. murakoze. Hanyuma reka duhite tugaruka kuri Revera hano. Boaz Foundation yaba yaratangiye ryari Revera? Boaz Foundation yatangiye mu 2018 ubwo twatangiraga itorero hano mu iki, ni nabwo twahise dutangiza uwo mushinga udaharanira inyungu wa Boaz Foundation. Nk'umunyamabanga wa Boaz, mwaba mumaze kugera kuki kugeza kuri uyu munsi bwana Rubanda? tumaze kugera kuri byinshi. Hariho hateri imaze imyaka 2 ikora, n'ubu hari abanyeshuri twarihiye abana benshi bagera muri 7-6. N'ubu ko turashaka gushiraho yandi mashuri y'imyuga, ko kwigisha abantu gusuka ndetse n'indi myuga itandukanye. Murakoze. Duhite tugaruka ku mushumba mukuru, ibyo byose mu bishobozwa niki? Ndumva ibyo ari byose mukoresha ubushobozi bwinshi cyane muri Boaz. Ubwo bushobozi buva? Murakoze cyane. Ubushobozi Boaz tugira ubwa mbere n'Imana yaduhamagaye, kuko niyo usapotinga cyane kino gikorwa, ko niwe nyiracu. Birije vuga ngo watangije umurimo muri twe ni nawe uzawusohoza. Imana niyo izibikora cyane, ikiye mu nzira zitandukanye. Inzira z'Imana ntabwo wazimenya. Ikindi cya kabiri, itorero rya Kristo, umukristo wese twemera kandi w'itorero rya Kristo ategezwa gutanga byibuze 100 kuzamura buri kwezi. Umukristo wese ubatije w'itorero rya Kristo barabiza, abakristo bacu nibo nabo ni abaterankunga b'iki gikorwa cya Boaz Foundation. Hakaba n'abandi bantu ku biti byabo bumva iyi Boaz Foundation bakadufasha. Dufite umudamu umwe witwa Nyakiyobe, atuye Australia, nawe turabana hano muri iki gikorwa cya Boaz, kandi atuye Australia, nawe aradufasha kenshi. Rero ni muri ubwo buryo Imana ikagenda ica n'izindi nzira tukabasha kugera kuri ibyo bikorwa byose. Bizumvikane ko n'abandi bifuza kugira icyo bafasha muri Boaz babagana. Rwose turabiyegereje abantu, kuko uyu ni umurimo twahamagariwe n'Imana, ni umurimo w'Imana, ni igikorwa cy'ubwami bw'Imana. Turiyegereza umuntu wese wakumva ko arimo arya, hariho abandi batarimo barya, hariho abana bari mu ibarabara, tuja kubakura, twarababwirije, twari dufite umwe. Ni ukuvuga ngo rero
tukeneye ko bose bavayo, dukeneye ko abapfakazi babasha kugira icyo bimarira n'imfubyi ko biga, hari abana batiga. Rero turiyegereza buri muntu wese, turiyegereza umuntu wese urya asangire n'uwundi, kuko nicyo twigisha urukundo. Murakoze cyane. nashakaga kugira ngo mbaze nanone pastor hariya bavuze ko mufite amatelier mwishurira abana amashuri, ese ni gute ibyo bikorwa mubikora kugira ngo babagane, mugendera kuki kugira ngo mufashe umuntu? urumva ni amashuri yigisha abana b'imfubyi, ntituragira ikigo cyacu, ariko turabafata tukabashyira ku bigo, hanyuma tukabasha kubafasha ibisabwa byose. Ni ukuvuga ngo umwana w'imfubyi y'ababyeyi bombi udafite umureba turamufasha tukamwishyura ishuri. Umwana waba ufite umubyeyi umwe nawe atishoboye, nawe turamufasha tukamushyira ku ishuri. So kuri ubu tumaze kwigisha abana bagera kuri 6 wabyumvisemo, kuva mu mwaka wa 2018 kugeza ubu abana bagera kuri 6-7 twagiye tubafasha mu mashuri tubahereza. Ku bijyanye na atelier tumaze gusohora abadamu 14, kuko section ya mbere cyangwa se classe ya mbere yari ifite abapfakazi 9, ishuri rya kabiri ryari rifite 4, abo bararangije, ubu nyine dufite irindi rifite 4. No kuvuga ngo amashuri wenda ku bapfakazi niho navuga ku myaka, tureba ku mupfakazi ufite abana 2 kuzamura, imyaka 18 kugeza kuri 40, niwe urumva niwe ugifite imbaraga zo gukora. Ni ibikorwa bimwigisha cyangwa se bimuhereza ubushobozi bwo kwihangira imirimo agakora. Urumva hariho abapfakazi bakuru b'abakecuru badashobora kubasha gukora icyo gikorwa tuba dufite. Ariko kandi umvise sekretera bivuga ko hariho n'irindi shuri rizashirwaho ryo gutengeneza umusatsi cyangwa se gusuka ku badamu, kugira ngo wenda utakunda kwiga umwuga wo kudoda aje mu mwuga wo gukora imisatsi. Bityo hazakorwa n'ibindi, navuga ku bana bo mu muhanda. Urabona abo bana dukura mu muhanda tugomba kubahereza umurongo w'ubuzima. Turateganya kuzashiraho amatelier yo kubaza, kugira ngo abana bige imyuga bave muri ubwo bwigunge cyangwa se mu buzima bubi, bamenye Imana kandi banakore biteza imbere ubuzima bwabo, bagira ubuzima. Revera, iyo aba badamu barangije kwiga muri atelier, niki mubafasha kugira ngo bahite batangira gukora imirimo yabo bamaze kwigira? Abarangije kwiga ubufasha tubaheza bwa mbere ni ukubiheza ishuri bakiga, hanyuma barangije kwiga rero batishoboye nibo twokongera kubafasha bagashaka imashini, ariko abarangije bishoboye bahita baje mu mirimo kugira ngo twongere dufashe abandi. None se abo bana mwamaze gukura mu muhanda kugeza kuri uno munsi mubona bafite ihe myitwarire? Abana mu muhanda benshi twagiye tubabwiririza mu muhanda, tukanabagaburira. Umwe niwe twari twazanye tumukurayo, tumushyira mu rugo dukomeza kumurera, ariko abandi iriya urabona kugira ngo bahite bava mu muhanda ni ibintu, ni process, ntabwo bahita bazumva, ariko uko tugenda tubwiriza tuba dufite icyizere wenda ko bazumva bakaza. Ariko intego nuko baza tukabagirira aho kuba, tukabaheza umurongo w'ubuzima bw'abandi bantu. Nanone duhita tugaruka kuri apotre, twashakaga ngo utubwire icerekezo kuri none mushobora kuba mufitiye Boaz. Murakoze cyane. Boaz ni nini cyane, ibyo nari natangiriyeho, kuko igize igihe nubwo igize imyaka 2, tuvuga ko ari imyaka 2 kuva ibaye installé, iba itangiye gukora mu buryo buri physique, ariko igize imyaka myinshi iri muri twe. Rero ubu yamaze gushigwa, yaravutse, kuko nabibabwiye ko Imana yatangiye kubitubwira mu 2005.
2007 yongera kubitubwira, 2010 nari ngeze muri Kenya irongera irabitubwira, 2017 na 14 irongera ituma umuntu, 2017 nibwo rero byahise bivuka byose hamwe na Kingdom, kuko pastor avuye kubivuga twatangizanyije Boaz Foundation hamwe n'ikanisa, zombi n'ishami ry'umurimo mukuru ubwami bw'Imana dufite hano mwiki kandi uzokwira isi yose. Hanyuma rero uburyo iki gikorwa gikora gifite imirimo myinshi cyane minini, imwe ndi turayigeraho kubera impamvu z'uko tutaragira ubushobozi butuma dufata zose icyarimwe, ariko kuri ubu ndashima Imana aho bigeze, bimaze gukora cyane. Tumaze twafasha abana imyaka 2, twakoresheje amafaranga agera ku 69 n'amashiringi 50. Izo ni mu mafaranga cyangwa se mu mashiringi y'amanyakenya. Ndashimira abayobozi cyane babihagazemo, mva twakoresheje ico mu bijanye n'abapfakazi, twakoresheje amafaranga angana n'ibihumbi 3,650 z'amashiringi ya Kenya, 365 za Kenya. Ni ukuvuga ngo ayo ni amafaranga tumaze gukoresha nayo hafi mu myaka 2. Rero mu bijanye n'abatishoboye dufasha abakene, tugazamura abantu, turabagaburira abashonje, abambaye ubusa tukabambika, abafite ibikorwa tu business cyangwa se bishingira ibikorwa bito bito tukabazamura, tukabongera umutahi. Twakoresheje nabo hafi amafaranga 60,000 z'amashiringi y'amanyakenya. Nanone kandi ndibuka ko twafashije abana bo mwibarabara, twabashije kubabwiriza ubutumwa, turanaganira nabo, tubagaburira, tubambika imyenda. Hanyuma muri uko kubagaburira twakoresheje 5,000 za mashiringi ya Kenya. Rero ibyo bikorwa nibyo tumaze kwinstara, bihari birimo bikorwa nonaha, ariko duteganya yuko dufungura ibindi kuko biri muri Boaz. Dufite kuzirikana abasaza cyangwa se abizera umwami Yesu bageze mu zabukuru bakoreye Imana, abapastori, abavugabutumwa, abashemasi, umuntu wabaye ku ikanisa wakoreye Imana, icyo turagikeneye. Dukeneye gufungura iyindi myuga, gusuka nkuko bavuye kubivuga abayobozi, gusuka kuko dufite abana b'imfubyi bageze bakuru batoba bakija mu ishuri, batakaje ayo mahirwe, ariko nanone bagifite amahirwe yo kuja mu myuga bakagira icyo bazimarira. Dufite abapfakazi nabo nanone bashobora kuja mu gusuka, batododa gusa. Akaba n'abandi n'abasore, abahungu bato bageze batoba baja mu ishuri ngo batangire mu ishuri, kabo bana mu ibarabara n'abandi b'imfubyi batakaje ayo mahirwe, ariko tugakenera ko boja mu myuga, amatekiniki arahari. Dufite kuzofungura yitwa gukanika, mekaniki kugira ngo nabo bige babashe kugira icyo bokwimarira. Iyo ni imyuga, ibyo nibyo duteganya gukora biri imbere yacu. Twifuza rero muri ibyo byose aba bana dufite none nabo bandi turimo tukomeza gushaka
dukeneye kugira ikigo cyabo, inzu yabo. Turifuza rwose ikigo kugira ngo barererwe hamwe, kuko cyane cyane twifuza kubatoza ijambo ry'Imana, kuko uri muri Kristo Yesu agira ubuzima, atekereza ubuzima, agira ibitekerezo byiza. K'abana bo mu ibarabara iyo tubabwiriza tuba dukeneye ngo bakire umwami Yesu. Nibakire umwami Yesu barikunda. Kenshi tibikunda ni abantu b'ibiyahuzi, umuntu ushobora gukora ikibi cyose wimva ko yatawe adafite umureba, ari mu ibarabara nyine, ari hanze. Ariko tugashaka kubagaruramo ibyiringiro byo kubaho kwabo, kuko bafite umumaro, kandi Imana yabaremeye kugira umumaro mu isi, mu matorero, mu miryango. Baracyafite imiryango, turashobora kugenda dushakisha imiryango yabo bakayifasha. Abagiye ari bakuru, abagiye ari batoya, nanone tukabasubizamo intege, bakitahura, bakimenya, bakabasha kwikorera no gukorera abantu no gukorera umwami Yesu babaye abakristo. Tugashaka rero kuba twobakura mu mihanda, twobakura ahatariho uburezi bwiza, tukabashyira hamwe, tukabarerera aho hantu. Dukeneye ikigo, turagiteganya naco ko dushobora kugira ikigo mu bushobozi tumaze guteganya. Twakoze plan ni ubushobozi bw'abana, ikigo cy'abana 500. Rero sinzi ko mbashe kubivuga byose. Birumvikanye rwose, ariko hari ahantu nashakaga ngusobanurira abadukurikiye. Mufite ibikorwa byinshi mwimirije bisabye ubushobozi kandi bwinshi. Ibyo bikorwa byose mubona ko mushobora kubigeraho biboroheye, cyangwa se hari igihe mushobora kuba mwarihaye runaka mukavuga muti icyo kigo cy'ishuri kizaba cyarubatswe igihe runaka, gishobora kwakira abana 500, ayo mateliye n'ibindi. Hari igihe mwihaye runaka muzaba mwarabigezeho? Yego rwose, hari igihe twihaye ntitwokora ikintu tutihaye. Turasenga Imana cyane cyane, kandi rwose tukabikangurira n'abantu. Twihaye ko ibyo byose tuzobigeraho mu 2030, kuvuga ngo dusigaje imyaka 10. Mu myaka 10 imyaka 9 n'amezi. Uko niko twarihaye ko tuzaba twabigezeho, tugeze ku rwego rw'ibyo byose, tubasha kuba twamaze kwinstara tubifite. Murakoze. Nanone umwunganizi w'ibikorwa muri Boaz, twashakaga kugira ngo tumubaze ni izihe mbogamizi nyamukuru mukunze guhura nazo hano muri Boaz Foundation mwigenamigambi? Ibibazo duhura hano nabyo hari akenshi dusanga nk'abapfakazi, tugasanga bafite ibibazo bitandukanye kubera ubushobozi bwacu bukeya dufite. Ugasanga babaye benshi, ariko hamwe n'Imana ikagenda idushoboza, tugenda nyine tubafasha mu bushobozi bukeya dufite. N'abana b'imfubyi uko bari bavuze ngo nabo bariga, urumva turagenda twongeramo turikirita nyine bajamo, ugasanga hagenda hongeramo abana b'imfubyi. Nk'ubu nyine ndibwira ko bazaja gufungura ishuri ntituzabura nk'icumi cyangwa 10 n'abangahe, kubera ko hari abenshi tugenda twongeramo baguma kwinjiramo, ariko n'Imana ikadufasha n'ubushobozi bukaguma bukaza bwo kugira ngo tubafashe nyine, tugasenga n'Imana. Kandi ugasanga rimwe na rimwe hari abo tugiye gufasha nyine twamufasha, rimwe na rimwe ugasanga n'umuntu tudashobora kurekura, tugomba gukurikirana buri saha, buri munota uko biba bimeze nyine. Byose n'abana b'imfubyi bose, urumva nyine izo mbogamizi nizo tugenda tugira. Hakaba n'igihe nyine byenda ahuruka nyine hakaza nkaka ikenewe cyane, byaba bikenewe cyane, ugasanga rimwe na rimwe kubera ko nyine ibintu tutariyinstara cyane, ugasanga tugiye tubikora nyine bikashaka nko kutugora gato, ariko ubushobozi bukagenda buza nyuma, ariko zose Imana ikagenda idufashamo, zose tukabikora. Murakoze. Umunyamabanga wa Boaz,
twagira ngo tukubaze ese kugeza kuri uyu munsi iyo mukora ibikorwa byanyu bya Boaz Foundation cyane cyane urabona ko mukorera mu bana bamwe bo mu mihanda batishoboye, kiyo mumaze kubiyegereza mwamaze kubafata usanga kenshi na kenshi bari abana bafite ihe myitwarire mwamaze kubashitsa aho ahabwe. Yego urakoze. Iyo tumaze kubazana kenshi baba bagifite iriya mico iriya myumvire mu ibarabara, ariko cyane cyane tubiyegereza mu itorero kuko Boaz ikorana n'itorero, haba ari abashumba, haba ari abantu b'urukundo, bakabegera bakabereka affection, bakabagurira imyenda, bakabitaho. Uwo twari dufite yaratangiye kuja no muri korari kuririmba, ibintu bimeze neza pe kubera urukundo, kuko Boaz ni abakristo, n'abantu bagira urukundo, bakabegera bagenda bahinduka buhoro buhoro. Yego, mu bigaragara Church of Christ ntabwo ari yo yonyine igomba gukora muri iki gikorwa ca Boaz Foundation, kuko bavuze ko hari n'abaterankunga bandi bagenda bava ku mpande. Ni gute bashobora kubagana abifuza gufatikanya natwe? Abifuza gufatikanya natwe hari ubuyobozi, tufite inzego, hariho coordinateur, haraza kubahiza nomero ziwe, hariho ushinzwe abaterankunga, hariho vice wiwe, ubuyobozi bubyitaho mu buryo bwose bushoboka. Duhita tugaruka kuri Revera, abaterankunga kugeza kuri uno munsi mushobora kuba mufite cabuza se mwifuza kugira nabaye? Abaterankunga twifuza kugira n'abantu bose bafite umutima wo gufasha, urukundo, bumva bifuza gusangira, bumva bafite umutwaro wo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ntari imiti hari ngo turarimita ngo abo twumva twagira naba, ahubwo turakangurira abazumva bose hirya no hino, kuko bagira uwo mutwaro wo gufasha. Ufite ico yakora kugira ngo ivyo bikorwa byose bigegweho. Uwo ni umuterankunga, twamushimira cyane. Babibabwiye, founder yabivuze, abaterankunga ba mbere tufite na abanyetorero, ariko kandi n'abandi bo hirya babyumva, ukozwe ku mutima n'ivyo bikorwa akagira icyo akora, turamushimira cyane nk'umuterankunga. Pastor, ni ibihe bibazo mushobora kuba mufite kuba mufasha? Urakoze cyane. Ibibazo ni byinshi cyane, kuko vice coordinateur yabivuze ku bijyanye n'imbogamizi duhura nazo. Icyambere ni ubushobozi buba buke bikurikiranye n'abifuza ubufasha. Nk'ubu nyine dufite umupfakazi dufasha, twigisha, afite ikibazo cy'umwana we warwaye, twigishaga mukuru we, uwo mwana ararwara, aja mu bitaro, arwara kanseri, agira igihe kirekire cyane ari mu bitaro, ariko kubw'ububasha bw'Imana yarakize, aragaruka mu rugo, ariko afitemo tije imurimo. Ubu nyine harasabwa amafaranga $800 kugira ngo abashe gukuramo iyo tije, kuko nabwo irengeje igihe bishobora kumuteza ibindi bibazo. So icyo ni ikibazo rero dufite ka Boaz, kandi urumva ko uwo muryango tuwufite, tuwufasha, turigisha umumama nyiri uwo muryango. So icyo ni ikibazo kinini cyane. Urumva rero ibibazo by'abantu birenze ubushobozi dufite. Tukaba twasaba rero ubufasha, ubwo turimo gusaba ubufasha ku bantu bafite umutima bakorwaho, umutima w'urukundo, bagerageza gufasha n'uwo muntu afite ikibazo. Ikindi nuko ubushobozi, abantu bari benshi bifuza ubufasha, ariko n'ubundi nicyo gituma twakomeje gusaba abantu bafite umutima wo gufasha, bafasha abantu. Kandi abo bantu dufasha si n'abo bantu barano mu rusengero gusa, ni abantu bose batugana, ndetse batari no mu bacu cyangwa se ubwoko bwacu, n'abanyagihugu baraza tukabafasha. Ikindi nakongeramo nuko hari ibindi bikorwa dukora byo kugaburira abantu no kubishyurira amazu. Hari abantu babashonje bakaza kenshi baraza hano tukabafasha, tukabagaburira. Hari badafite renti tukayibafasha. Kubw'ibyo rero nasoza mvuga ku bijyanye n'ibikorwa bavuze. Ibikorwa tubikoze mu myaka 2, ni ukuvuga ngo twabikoze mu mwaka wa 2018,
n'uyu mwaka wa 2019. Ibi bikorwa byose aya mafaranga yose bavuze n'ibyo bikorwa byakozwe hagati aho muri uyu mwaka. Umushumba mukuru twagiraga ngo dusoreze ikiganiro ugira icyo uvuga kuri Boaz ndetse n'abadukurikiye. Yego, murakoze cyane, ndabashimira Boaz Foundation, aribo bayobozi bacu uhereye kuri coordinateur, vice we, secretary, ushinzwe abaterankunga. Ndabashimira rwose ku bikorwa bamaze gukora bahagazemo kandi babihagazemo neza. Imana ibahe umugisha. Turashimira abatwumva nabo bari hirya no hino. Turasaba ko mwarushaho kwamamaza ubwami bw'Imana no gufasha abantu, kuko umuntu yaremewe undi, umuntu wese yaremewe uwundi, ntawiremewe. Rero icyo nicyo Imana idushakaho. Hanyuma rero nkifuza kubaheza igenamigambi zacu dufite muri Boaz. Buri gihe uwo ushaka kutugana kudufasha igitekerezo cye yoba afite cyiza, dukeneye ubwenge, dukeneye ibitekerezo byiza, dukeneye amafaranga, dukeneye abigisha beza kugira ngo batwigishirize bano bantu, tubashe guhindura isi y'ejo, duhindure ikanisa y'ejo, duhindure abejo, kuko abana niyo si y'ejo, niryo torero ry'ejo. Twebwe rero ka Boaz Foundation dufite tugira program ivuga ko dusura imiryango y'abapfakazi bose bo mu itorero dufite, nabo dufite ibikorwa byabo twigisha, abo dufite turimo twigisha mu materiye, tugomba kubigisha, kubasura buri gihembwe. Buri gihembwe tukababwira ijambo ry'Imana, tukabasura, tubereka Imana, tubereka kwiyumvamo. Hari abantu baba bihebye bakiyanga. Ikindi kandi tubwiriza abana bo mu muhanda buri gihembwe. Umuntu wifuza ko twoza tujana kubwiriza abana bo mu muhanda cyangwa kubatera ingunga, kubambika, dusanga bashonje, dusanga bambaye ubusa, uwo nawe turamwiyegereje. Buri gihembwe dutegerezwa kujayo ka Boaz Foundation gusenga iminsi 3 abayobozi buri gihembwe. Aba bayobozi bagize Boaz Foundation, iyi timu isengera kino gikorwa kibereye maso. Abifuza gufatanya natwe gusenga, iyo ni umuterankunga nawe turamukeneye, azaza dufatanye dusenga Imana, dusengere bano bana bave mu buzima bubi, dusengere aba bandi babuze icyo babuze amahirwe yabo kugira ngo nabo bayabone mu gihe gikwiye. Bagasenga rero buri gihembwe iminsi 3. Tukakora amahugurwa y'imfubyi n'abapfakazi buri gihembwe. Turabigisha abantu bafite inyigisho zo gufasha imfubyi n'abapfakazi kubasubizamo intege. Ejo bundi narabibonye abapfakazi bacitse intege cyane. Umupfakazi bundi Bibiliya iravuga ngo Imana Yesu Kristo, Bibiliya iravuga Yeremiya yaravuze, Imana imubwira ngo reka imfubyi nzazirera, siga imfubyi nzazirera, siga abapfakazi nzabarera. Bibiliya ikatubwira ko Imana ari umugabo w'abapfakazi, ari se w'imfubyi. Ariko muri iki gihe imfubyi zicitse intege, zirimo kwishora mu bintu bitari byo. Abapfakazi bacitse intege. Ubu nyine n'ejo bundi naza mzumva hari abapastori bari mu kubivuga ko abapfakazi b'imyaka 60 bifuza gushaka, bifuza kongera gushaka, bifuza kongera gushakwa. Ibyo rero no kubura ibyiringiro, bacitse intege. Hari uburyo bafite bacitse intege, bafite ibisebe byinshi, ariko twabegera kuko mu ikanisa, mu itorero ry'Imana kuva kera hahoze abapfakazi, kandi abo bapfakazi n'Imana ibatanga, n'Imana ibashiraho, n'Imana ijana abagabo babo, n'Imana ivuga ngo mureke imfubyi zibeho, mureke abapfakazi nzabarera, nzababera umugabo. Ariko ubu ngubu abapfakazi, ubu utekereze bageze ku rwego rw'imyaka 60 70,
bakumva boshaka kandi ngo itorero ko rirashaka kubishigikira. Ariko ndibaza neza ko iryo atari itorero rya Kristo, kuko itorero rya Kristo ryemerewe kubamwo abapfakazi, ryemerewe kubamwo gusa bafite abagore, ryemerewe kubamwo abapfakazi kandi bagafashwa n'itorero, abadafite imiryango, niko Bibiliya ivuga. Rero turasaba abantu bafite inyigisho zobasha kugarurira abapfakazi icyizere, zobasha kubagarurira ibyiringiro bizima bituma baguma mu mago, bituma batagenda bashaka hirya no hino, batiyanga, badakora ibyaha n'ibindi byose bitabakwiriye. Turabasaba ko boza batugana buri gihembwe kuko tuba dufite ayo mahugurwa. Ikindi kandi dukeneye ibifasha, dukeneye ikigega cy'ibi bikorwa byose. Abo babumva ko boshinga ikigega bodufasha, ko turashaka gushinga ikigega, baze nabo turabiyegereje. Byo n'indi porogaramu dufite. Muri atelier nanone dufite atelier irimo amamashini 5. Turifuza rero, hariho abandi baje turifuza amamashini 10. Rero ibyo nabyo turimo turabigerageza. Uwo kumva ko yogura mashini imwe cyangwa zibiri, nawe turamwiyegereje, arakaze neza, zabateye inkunga. Imashini tuyigura ibihumbi 15 z'amanyakenya, madolari ni dolari 150. Ikindi kandi abapfakazi dufite ko bariga, uwo kumva ko yobatera inkunga, kubaheza ibisabwa no kubambika, turabafite 15 nabo tugumiza dugafasha. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ikindi turashaka gushiraho iryo shuri ryo gusuka, naryo hari abagore bato badashobora, bumva badakeneye kudoda, ariko bakumva ko bogira imyuga yo gusuka imisatsi, nayo turashaka gushiraho iryo shuri, naryo ko turariteganya, ni porogaramu dufite. Rero ibi byose nakijya nababwiye cy'ikigo, turifuza ikigo cy'abana byibuze 500 b'imfubyi hamwe n'abana bo mwibarabara, kugira ngo tubashe kubatoza. Icyo turagifite, kizatwara igihe, ariko nanone turagisengera. Aho abumva ko twofatikanya, mudufashe gusenga ibitekerezo, ubwenge, ubuhanga, amafaranga, ikintu cyose wumva, kugira ngo nawe ugire uruhare rwo gukura byibuze umwana umwe mwibarabara, uriyegerejwe, urakaze neza. Ayo rero nibyo, n'amashuri y'imyuga yandi ko gukanika twari tuvuze, nabyo turabikeneye kugira ngo bijeho, ko gufasha abasaza bacu, Bibiliya ivuga ngo bazirikane, twibuka batuyoboraga kera muzo gukiranuka, nabyo turabakeneye, turabafite, turashaka kubageraho. Uburyo ntiburafatika, ariko wowe ufite yoza tugahuza rwose, twobageraho kugira ngo tubereke ko icyo batwigishije, icyo bazanye, ubutumwa bwiza, bapfiriye nabi. Hari ababukubitiwe, hari ababubohewe, hari ababurariwe ubusa, hari abaciwe, ariko barihangana kugeza mu zabukuru zabo. Dukeneye kubereka ko twakiriye ubwo butumwa, twakiriye ako gakiza, twamenye Imana biciye muri bo, Imana ibakoresheje mu gihe kigoye, mu gihe kitari cy'imyaka myinshi, kuba bagejeje mu zabukuru. Ibyo turabyifuza cyane. Murakoze cyane. Ibyo nibyo twari tubwiye abatwumva bose bari hirya no hino, kugira ngo dufatanye. Kandi nshimira n'itorero rya Kristo ku isi, turi kumwe na Revera hano, bagumije kudutera inkunga, bafasha Boaz Foundation, batanga 100 rya buri mukristo wese ubatije. Turabashimira rwose, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze cyane. N'abatubaza bene data bakora ku buhanga, nabo turabashimiye. Yesu abaho umugisha mwinshi, kwamamaza ubutumwa bwiza, kwamamaza ibikorwa byiza. Ibi nibyo twasigiwe n'Umwami Yesu, n'imirimo myiza yose. Imana ibahera umugisha mwinshi.
murakoze cyane apotre mu gihe cy'imyaka 9 n'amezi 4 ibi bikorwa byose bigomba kuba byagezweho kuko ni vision bihaye ni 2030 ubwo urumva ko bafite akazi kenshi kandi gakomeye rero bikaba bisabwa ko wewe ukurikiranye kuri Church of Christ inkunga yawe irakenewe kugira ngo aba bana babeho kugira ngo aba bapfakazi babeho ibyo byose biri mu kuboko kwawe kandi ukabihererwa umugisha rero dusoza ikiganiro cyacu turi kumwe na apotre wacu n'umunyamasengesho menshi cyane twifuza ngo asengere abazagira icyo bazakora ndetse n'aba bagabo bose bari barahangaha Imana ibashe kuduhana umugisha twebwe twese yego akoze cyane Mana data nyiribihe gitare gikomeye wera wa Israeli zina ryawe rihabwe icubahiro singizwe mwami data kubw'umurimo wawe ubwami bwawe ushimwe mwami data nyiriwe kubw'ibikorwa byiza by'urukundo mwami data nyiriwe bigomeje gukogwa bihagarariwe n'aba bagabo n'aba bayobozi mwami data ndabigushimiye ushimwe ndabasabira umugisha w'Imana ndabasabira gukomezwa ndabasabira ishurirwa rinini cyane mwami data muri ibi ndabasabira mwami data nyiribiye gukora kumanywa na nijoro bakorera Imana kuko mwami data uwo waremye wese wamuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo ayigenderemo ibihe byose reka bayibemwo ibihe byose byo kubaho kwabo nasengeye mwami data nyiri badufashije mu buryo bw'ubuhamya cyangwa se mwami data bwo kwamamaza ubutumwa bwiza mwami Yesu ibikorwa byiza birimo bikorwa hano nabo ubaheshe mwami umugisha ubagirire neza muri uku kwamamaza muri uyu murongo wa tekinike cyangwa se mwami data w'ubuhanga bafite gukwiza ku isi aho umuntu atagera ariko ubutumwa bukagerayo Yesu Kristo w'i Nazareti ubaha umugisha ubahishurirwa ubahe n'ubushobozi ndasengera abatwumva bose bari hirya no hino bazatwumva ndabasabira mwami data umugisha abazagira icyo batekereje gukora no gufasha cyangwa se mwami data no kubijamo mwami Yesu turasaba ko abantu bose bahabwa iriyerekwa hirya no hino ku isi dufite abantu bakiri hasi kandi ni byiza mu rukundo kuko dufashanya mwami Yesu Kristo w'i Nazareti ndabasengeye umugisha w'Imana ndabasengeye yishurirwa rikomeye kugira ngo mwami data icyabazanye mu isi umuntu wese yaremeye undi umuntu wese yaremeye mugenzi we umuntu wese ni nyunganizi ya mugenzi we umuntu wese ni ukuboko kwa mugenzi we umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we kuko Bibiliya ivuga turi ingingo z'umubiri wa Kristo twebwe twese iyo dufatanije mwami data nyiribiye mu bikorwa byiza mu murimo w'Imana mu gufashanya mwami data gitare gikomeye urukundo gogwira urukundo nigo mwami data nibwo bumana nibwo bwami bw'Imana niryo jambo ry'Imana reka mwami data nyiribiye abatwumva bose ureka ubwiza bw'Imana bamanukemwo ishurirwa rinini ribamanukemwo mwami data nyiribiye bazafasha bino bikorwa byose hirya no hino ubagasanire ubaheze mwami data byinshi kugira ngo ubutumwa bwiza bugumize bwamamare turagushimiye Yesu Kristo kuko uduhaye igihe cyiza nkiki mwami data urushaho kudufasha nibi bikorwa byose dufite mwami data tubishize mu maboko yawe tubishize muri wowe ni wowe uzobisohoza Bibiliya iravuga ngo wowe watangije umurimo mwiza muri twe ni nawe uzosohoza bisohoze bije imbere bitira inzira mwami data nyiribe byamamaze bishire ku isi ubwiza bw'Imana buhaboneke icubahiro cy'Uwiteka kihagaragare ntaba ari twebwe ahubwo bibe mwami icubahiro cyawe bishyirwe hejuru ibi byose bikogwe kubw'icubahiro cyawe ni mu izina rya Kristo Yesu senze twizeye iteka ryose amen.